Yes, ubwo tugiye gushingura akantu ko muri famiye kapfuye, ngo tugiye gashingura, tugiye guhasezerana. Hano ni kwirimbira bw'imwurire bivuze Imana, abantu bapfuye, abantu bashonje, abantu barwaye, abantu bari mu kaga, abantu bagoswe n'ibibazo, Imana yihora yitwa Imana. Nicyo gituma Imana ivuga ngo mushime Uwiteka mu bibaho byose. Rero Imana ishimye ko yishubije uyu mwana, iramukunze kuturusha, kandi twese niyo nzira. Bene data twihangane, ariko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ariko umwizera wese naho yaba yarapfuye ariko azabaho. Rero mbibutse ko dukwiye guteganya neza tukiriho muri ubu buzima, kwitwara neza no gukiranukira Imana kugira ngo tuzazukire ubugingo bw'iteka ryose. Murakoze cyane, twakire neza ijambo ry'Imana. Reka nakire bazigasenga Imana kubwira ijambo rikomeza. Mana, turagushimiye, waremye umuntu umugenera igihe cyo kubaho mu isi. Ibyo ukora byose nta kosa rijya ribamo. Tugushimira ko ubikorana ubwenge kandi ugakorana ubushishozi. Tugushimiye iyi gahunda tujemo, reka uyu mwanya usigaye uyoborwe nawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Abahungu bari he ngo badufashe?
murakoze cyane. barimo bashyiraho indabo kugira ngo dutunguze uburyo mwetereka. Reka twakire umukuru w'umuryango tugezeho ikiganiro kigufiya yateguye kijyanye no guherekeza uyu mwana wacu tuvanywemo
Ongera ufite, ongera amafoto. Wamubonye? Ngiye kwirira. Yego yego. Mukomere cyane. N'umuryango uvuyemo umuntu akavuyemo nawe urahungabana. Nabihanganishije kugira ngo twese birasaba. Imana yaramwitije ni wayo. Nashimiye kuba mwadutabaye n'umuryango. Burisi. Imana amukunda yego. Kugira ngo yemere umuntu ata mu mugongo. Ni makeya. Biba. Bavuye ahantu wenda kamuni. Ariko ngewe ikintu kinshimishije ni ko mwamwitabiriye igikorwa. Murakoze cyane n'ubungane murakoze. Imana nyagasani ni mu rugo ndagira ngo babwire ko gukaraba ari mu rugo. Uko mwaduherekeje nuko tugomba gukarabira mu rugo. Aha turamushimira umusaza arakoze umukuru w'umuryango. Reka dufate umwanya wo kubashimira mwebwe mwese. Murabyumvise ko gahunda ari ugukarabira mu rugo. Murakoze rero, uyu ni umuco mwiza mugaragaje wa kinyarwanda kandi ni umuco wacu. Imana ibaha imigisha myinshi kandi dukomeze gufata mu mugongo abasigaye kandi abagize ibyago rwose mwihangane. Imana ibahe kwihangana, uyu mwana w'Imana imwakire mu bayo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. hose turi gukandagira hariho abantu. Na ruguru